tugeze ahangaha rero nkuko musanzwe mukora ibintu byo gusuka ndinjiye nsanzemo abantu benshi ubonana abantu n'urujya n'uruza ese nirebanga mwakoresheje kujya mu shuri mwabitangiye gihe ki mwabwira abadukurikiye uburyo mwabitangiye nawe bimaze kubageza murakoze cyane murakoze ahangaha mudusanze ni muri Light Salon ahangaha dukorera umurimo wo gusuka tukanigisha nkuko wabimbajije ibanga dukoresha nta rindi ni ryo gukora neza ibikoresho byiza kandi bifite isuku mwabibonye ko dufite na parking nziza uko byakagenda kose iyo umuntu aje agasanga ibikoresho byiza agasanga ufite parking nziza nta cyamubuza kugaruka kandi unakora neza. Urakoze cyane nkuko uri murabinsobanurira mu by'ukuri twatembereye twageze ahegeranye n'ako kazi kawe twageze dusanga abasutsi beza nko kuri kubivuga hari urubyiruko hari n'abamama ese ujya kubitangira kugira ngo bose baba bari hano ko mbona ari benshi wenda wakoresheje ibanga ryawe ese kugira ngo umuntu yige gusuka byibuze kugira ngo aze abe yakora hanga cyangwa se umwigishe bitwara igihe kingana iki ndashaka kugira ngo dusobanure ku buryo n'undi wese waba ashaka kuza kubyiga ku buryo wamufashamo utubwire detail kuri detail uburyo ukora byibuze tubwiye n'abantu bamaze ko ese bigenda gute ba certificat uburyo byibuze ubaha nk'imamya bushobozi ku buryo byibuze bashaka kugenda ahantu ku isoko ry'umurimo bakajya gutangira akazi ese biga igihe kingana iki byose urabitubwira nta kibazo muri rusange kuri ahangaha nkuko wabimbajije ngo umunyeshuri ahamara igihe kingana iki mu masomo dutanga bitewe n'ubuhanga tuyatangana nta munyeshuri umara amezi 3 atarabimenya cyane ko n'abakoreramo abenshi nabigiyemo bakagumamo bakaba barabaye abasutsi isari maze igihe kirekire cyane abantu benshi ndakeka barayizi yaramenyekanye cyane haba mu kwigisha haba mu gusuka neza iyi saro yaramamaye cyane muri ibyo ngibyo nkuko wambazaga ku bigendanye na certificat ntabwo ndabona uburenganzira bwo kuzitanga ariko biri muri processus ndakeka mu minsi mike nzaba nzitanga nta kibazo hanyuma kuza kwiga hano se cyangwa kuza gukorera hano kwiga hano bisaba kubuzanya minerivare kandi ukaza ufite ubushake naho gukorera hano bisaba kuba uri umusutsi usanzwe usuka warabizobereyemo kuko uko byakagenda kose umuntu aramusaje hano muri isaro agasukwa nabi ibyo byo byose saro ibisizwe isura mbi ku buryo nta wagaruka bityo rero nakira abantu bazi gusuka neza ku buryo nta mukiriya uri buve hano ababaye. Murakoze neza buryo muri kubisobanura ni ibintu bisobanutse pe kuko n'abantu nabonye koko bafite ubumenyi ase ndashaka kugira mu byibuze mu bantu barahanga nsanze barimo barasuka mbe naganiriza umwe mubaze ese ubuzima bwawe kuba waza muri no saro byibuze ahantu maze kugera icyo bimaze kugufasha waje gute hanyuma tubwire n'abantu bagomba gukurikira Clarisse TV uburyo iyo ugannye ino saro umusaruro hakura ndetse n'imbaraga bigutera kugira ngo uzajye ku isoko ry'umurimo ndatekereza namagara umwe mu bakozi barahangaha akaza akaba yadufasha umva amakuru yawe makuru neza bakwita nde banyikiza Violette okay umaze igihe kingana iki hano mumaze imyaka 3 se hano ko naje nkabasanga byibuze kwiga kugira ngo ubashe kumenya gusuka bisaba igihe kingana iki wewe warabyize igihe kingana iki ese wabitekereje gute murakoze nacaga ahangaha abona harimo abantu benshi cyane barimo gusuka numva ndabikunze ndaza baranyakira ndiga maje kwiga ndabimenya ntangira kujya mbafasha gusoza ibintu byose ngenda ndeba ibyo bakora nyuma nyine nanjye nza kubimenya ndagenda mbona abakiriya gake gake ubu ngubu narakameretse ndasuka ibintu byose ndashishikariza n'abandi bashaka kwiga karibu hano baza kuko hano barigisha neza kandi ugafata vuba ufite courage n'umwete nko mu mezi 3 bibimenya. Okay ni byiza cyane
ubu ngubu nk'igihe watangiriye kwiga gusuka n'uburyo urimo urakora byibuze watubwira byibuze cyangwa se ugashishikariza abantu bashaka kuza byibuze ibyiza birimo byibuze mu gihe umaze byibuze waba umaze nko kugera ku ruhe rwego ku buryo bijyanye n'agafaranga ko nako tugomba kukavugaho. yego amafaranga araboneka cyane kuko ikibazo cyose nagira kuri njyewe nagikemura bitewe n'uko nyine nzi gusuka nkabona abakiriya benshi mbona amafaranga menshi cyane. Okay, ibyo birumvikana kubera ko urabona muri kino gihe hari ukuntu nyine bya bindi ndabona umeze nk'ukiri umukobwa, hari ukuntu uba ufite nk'umusheri ugasanga uramutura ibibazo bya buri munsi, ugasanga sheri kwisukisha, sheri kugira gutya na gutya. Ubu ngubu byibuze utwo tubazo wenda niba ufite sheri wawe byibuze hari uburyo twaba twaragabanyutse ariko byaravuye mu murimo w'amaboko wo gusuka nk'uko wagiye kubyiga. Yego byaragabanutse ubu ngubu ntabwo nsaba cyangwa mubwira ati ibi nibi nkeneye ibi ngibi, byose ngenda byikorera ku mafaranga yanjye mvanye mu buryo gusuka. Okay, ni byiza cyane ubwo turimo tubivuga rero nkuko ushishikarije abantu kuba baza bakabikora. Ese nko ku munsi wa mbere winjira hano muri ino salo byakugendekeye gute? Byibuze wabashe kwiyakira hashize nk'igihe kingana iki? Ku munsi wa mbere nyine ubanza kuba ufite ubwoba n'isoni kubera abantu benshi cyane, ariko utangira kubimenyera nawe ugahita uba nyine umusupasita muri bo nyine bose nawe ugacangamuka. Okay, ubivuze ko se iyo umuntu agiye kwiga gusuka bisaba byibuze nko kuba uri ku kigero cy'imyaka ingana gute? Ubu nanjye nshobora kuza muri ino salo mukanyigisha gusuka? Yego twakwigisha. Okay, bisaba iki noneho kugira ngo nze munyigishe gusuka? Ndashaka kuza kwiga gusuka kugira ngo nanjye byibuze nzabashe kwibeshaho mu minsi yanjye iri imbere. Murakoze. Hano bisaba uraza nyine ukabisaba, umara kubisaba bakabikwemerera, bakakwigisha, bakakubwira ibikoresho ugomba kuzana, wabizana ugatangira bakakwigisha ufite courage. Mu mezi 3 ubimenye. Mu mezi 3 ubimenye. Okay, harya wambwiye ko witwa Violette. Wakoze kujyana ikiganiro nanjye, nashaka kugira ngo umenye ubuhamya bw'uburyo mukora muri ino salo kandi ndagushimiye. Kalisa rero maze kuganira n'umukozi ukorera hano muri ino salo, amaye ubuhamya bufatika. Ese noneho ubu ngubu muherereye ahagana he ku buryo umuntu ubwo yaza ashaka kugira ngo yige gusuka mwatubwira ahantu muherereye ahariho ku buryo n'uwaza wese nubwo baturutse ruguru Kimironko mwaturangira? Duherereye Kimironko ku muhanda umanuka ujya 12. Iyo umanuka ubona etage yanditseho Freedom House. Iyo uhageze ureba munsi yayo niho hari icyapa cy'141. Aho ngaho iyo urebye iburyo uhita ubona Light Salon. Naho ngaho urebye uba ubona ari imiryango 2, ariko mu by'ukuri uwo wakwinjiramo wose ni muri Light Salon. Nimero wahamagaraho uje ni 0788 42 5014. Izo uramutse uzibuze wahamagara kuri 0788 44 89 069. Izo nizo witwa Betty. Izo za mbere nizo zanjye, izo za kabiri nizo witwa Betty. Ukaza tukakwakira neza cyane, tukagusuka neza cyane, tukakwigisha neza cyane. Murakoze cyane. Gusa abakunzi banyu babonye uburyo bashaka kuzajya bibaza kwiga umurimo w'amaboko, bakari uburyo bashaka kuziteza imbere, bakateza imbere n'ingo zabo. Ubwo ndatekereza ko byanga bikunda twatira hano kuri Light Salon. Ubwo byose mwabibonye, nimero ya telefone mwabibonye, uburyo mushaka kuzaza kwiga gusukamo mwabibonye. Ubwo asigaye tuzasubira. Ciao.